Tubahaye ikaze mwe mukomeje gukurikirana no gukunda ibiganiro byacu. Aha none ni kuri Sports Pass Channel. Nshimira abantu bose mwakoze subscribe. Uyu munsi mbazaniye inkuru zishyushye cyane mu ikipe ya Rayon Sport. Turaganira ku nkuru zigeze kuri ebyiri zonyine ndandi makuru mashya agezweho ku bakinnyi bakize imvune ndetse n'abakiri mu mvune. Turagaruka ku makuru mashyashya ku bijyanye na Haringingo Francis uburyo araza gutoza ikipe ya Rayon Sport, ndetse tuganire no ku nkuru iryoshye cyane aho Rayon Sport iri gushaka gukura abakinnyi batatu mu ikipe ya Police FC. Reka dutangire duhere ko bita Haringingo Francis. Uwo bita Haringingo Francis arasabwa na Kiyovu Sport amafaranga menshi cyane kugira ngo abashe kuba yasesa amasezerano n'ikipe ya Kiyovu Sport, kuko murabizi ko yamaze gusinyira Rayon Sport kuyitoza mu gihe cy'amezi abiri ari imbere, byaba ngombwa agahita yongera umwaka amaze kwitwara neza mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Kiyovu Sport rero yabwira Haringingo ati niba ushaka ko tukurekura ukajya gukomereza mu ikipe ya Rayon Sport urasabwa miliyoni zigera kuri 6. Haringingo Francis we yabahaye miliyoni 4, ariko Kiyovu Sport iramuhakanira ati reka ntabwo ugomba kudutwara kandi udufitiye amasezerano. Ikipe ya Kiyovu Sport irakanira iranga irigarama ati reka ugomba kuzana ayo mafaranga. Haringingo Francis rero arasabwa miliyoni zigeza kuri 6 kugira ngo abashe kujya mu ikipe ya Rayon Sport, kandi Rayon Sport murabyumva ko iri muri risk cyane zikomeye cyane ko yakina nta mutozo ifite, kandi mu minsi iri imbere tariki ya mbere murabizi ko Rayon Sport ari bwizahura n'ikipe ya APR FC. Rero murabyumva ko Haringingo Francis agomba gushaka ayo mafaranga akaba yajya gukina iriya match yaratoje Rayon Sport ikaba imeze neza cyane. Reka dukomereze ku bakinnyi bari kwifuzwa ndetse bari no kuganirizwa n'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport mbere na mbere irashaka kugarura umukinnyi wayo agaruka mu rugo, bamwita Muhire Kevin Muhire. Mwaramwumvise, mwarabibonye ko yaganiriye na Isimbi. Mu kiganiro yagiranye na Isimbi yari yavuze ko Rayon Sport imurimo amafaranga agera kuri miliyoni 8, ariko nibasha kugamwishyura azahita agaruka agasinyira ikipe ya Rayon Sport. Kandi Rayon Sport urebye uko Muhire Kevin yabivuze, Muhire Kevin yavuze ko bari mu biganiro ndetse ibiganiro bimeze neza, yizeye ubuyobozi buriho ko bizakunda akagaruka mu ikipe ya Rayon Sport. Reka dukomereze nanone kuri abakinnyi batatu nahoze mbabwira Rayon Sport ishaka gukura mu ikipe ya Polisi igenda uhuye n'uruva gusenya Rayon Sport ikujemo igutemo kibombe gikomeye cyane, ishaka kugikuramo abakinnyi bagera kuri 3 bose. Rayon Sport ishaka kuyikuramo abakinnyi bageze kuri 3. Umukinnyi wa mbere no umukinnyi ukina kuri 3 bamwita Ishimwe Christian. Nubwo atajyaga abona umwanya, ariko n'umukinnyi mwiza nuko ari umutoza utamugiraga icyizere, naho ubundi Ishimwe Christian no umukinnyi ukomeye cyane. Ishimwe Christian rero yamaze kwemeranya n'ikipe ya Rayon Sport ko azaba yizamo, na Ishimwe Christian nawe ubwe yitangarije ko Rayon Sport yamwegereye ndetse kandi bakagirana ibiganiro byiza bishobora kuvamo inyungu zikomeye cyane. Rayon Sport kandi irashaka ko bita Zidane muramuzi, uriya mukinnyi ukina kuri 6 mu ikipe ya Polisi, kapiteni wayo umupolisi wayo muramubona, uwo bita Zidane ni umukinnyi uyitangira cyane. Rayon Sport rero niyo mpamvu yamaze kwerekezayo, ikababwira ati Zidane mumuzane, cyane ko Zidane amasezerano ye yararangira muri uku kwa 6. Zidane rero ashobora kuza mu ikipe ya Rayon Sport, mu mwitege cyane. Undi mukinnyi mu ikipe ya Polisi bashatse gukubitaho ariko bikanga bamwita Elijah. Rayon Sport yamwegereye baravugana, ariko basanga aracyafite amasezerano y'umwaka umwe. Rayon Sport isanga kumuzana byagorana, ariko baracyaganira ngo barebe ko byakunda akaba yasesa nk'amasezerano maze akaza mu ikipe ya Rayon Sport. Reka turebe ko byazakunda. Ndetse kandi ibindi biri kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport ni abakinnyi bari kuva mu mvune. Uwo bita Emery Bayisenge yavuye mu mvune, uwo bita Abedi Bigirimana ameze neza nta kibazo, imvune yarakize burundu, ndetse n'uwo bita Bangara Aritombo yarakize ubu ngubu ameze neza. Abakinnyi basigaye mu mvune ni barimo Asma Ndikumana niwe usigaye mu mvune, naho ubundi abandi bameze neza. Rayon Sport iri kwitegura shampiyona neza nta kibazo na gito ifite. Rayon Sport iri kwitegura umukino wa APR FC tariki ya mbere z'ukwezi gutaha nta kibazo na gito ifite. Reka dutegereze turebe ko Rayon Sport hari kizakora. Rayon Sport iri kwitegura mu gikombe cy'amahoro Gorilla ngo barebe ko bagera kuri finale bakareba ikipe bazahura nayo.
ndabashimiye mwe mukomeje gukurikira ibiganiro byacu, ngo mwakurikiye iki kiganiro kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. Nahagisorejwe, ndabasabye ngo mukande like, mukande comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho biryoshye, ndetse kandi ujye muri comment wandike igitekerezo cyawe, niba ikiganiro wagikunze cyangwa niba utagikunze, kandi uvuge n'icyo tunengaho, tubwire n'ibyo tugomba gukosora. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza, ndabashimiye. Ikintu mwana, ibi bintu ni kibi mwana.